Yes, uhisemo neza kubana natwe muri kano kanya urakaza neza kuri On Time TV, aho tugiye gushyira umucyo ku mwanzuro wo gukuba kabiri umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru. Ni inkuru ikijya hanze, abantu benshi bagiye bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Nakunze kubona abakozi bakorera leta, cyane cyane abakora mu mirimo igiye itandukanye ifitiye igihugu akamaro, yaba mu burezi, mu butegetsi bw'igihugu ndetse no mu yindi mirimo igiye itandukanye, bavuga bati none umushahara wacu bawumazeho. Kano kanya rero nka On Time TV tukimara kubona ko ibibazo byinshi mugiye mwibaza nyuma yuko kuva muri Mutarama 2025 umukozi azajya atanga 6% nk'umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru, umukoresha nawe amutangira ngana ryo byose be 12%. Abagera mu zabukuru babyumva neza kuko baba babona amafaranga bafasha gukomeza kubaho neza, ni mu gihe abakiri bato bo bumva bitabareba kandi ariho bagana. Reka tugaruke kuri amakuru rero, nkiri umucyo ku mwanzuro wo gukuba kabiri umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru. Muraza kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, kidasobanukiwe urambaza muri comment ngusobanurire, ukande like niba waramaze gukora subscribe, niba utarakora subscribe nawe uyikore. Nta kundi bayikora rero bakanakora no magambo yanditsemo subscribe ari imbere zina On Time TV, ahitaza akamenyetso k'inzogera, aho wibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, nka kohereza message muri telefone yawe muri mudasobwa ikubwira ko nkuzaniye amakuru n'ibintu byinshi byiza, dore ko umunsi kundi saa kwindi mbagezeho inkuru nyamukuru mu nkuru ziba ziri kuvugwa muri politike, mu burezi, mu buzima, mu mikino, mu muco, mwibokamana ndetse n'utundi bivugwa hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Reka rero ngaruke kuri aya makuru, ndagenda umubare ku wundi. Nyamuneka ntucikirize no nkuru yumva irangize kugira ngo usobanukirwe buri kimwe cyose wibaza, wumve ukuri kwa nyako, kugira ngo no mwanzuro ufatwe bakube kabiri umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru. Dore ko nkuko nari nangiye mbivuga, kuva muri Mutarama 2025 umukozi azajya atanga 6% nk'umusanzu w'ubwiteganyirize bw'izabukuru, umukoresha nawe amutangira ngana ryo byose bibe 12%. Maze abageze mu zabukuru bongera ngo barabyumva neza kuko bo babona amafaranga bafasha gukomeza kubaho neza, ni mu gihe abakiri bato bo bumva bitabareba kandi naho ariho bagana. Umusanzu w'ubwiteganyirize wari usanzwe uri kuri 6%, umukozi agatanga 3%, umukoresha nawe agatanga 3%. Guhera muri Mutarama umwaka 2025 uno musanzu uzagera kuri 12, ariko ukazakomeza kwiyongera ku buryo uzagera kuri 20% uhereye mu mwaka 2027 kugeza mu mwaka 2030. Muri icyo gihe ni ukuvuga hagati ya 2027 na 2030 hazajya hiyongeraho 2%. RASSB isobanura ko kuzamura umusanzu bizafasha mu kongera ubwizigame, binafashe abajya mu zabukuru kubaho neza babona amafaranga yabafasha mu iterambere. Hari ingaruka izi mpinduka zizagira ku bukungu, yaba ku mukozi, umukoresha ndetse n'uhabwa pansiyo. Bivuze ko ku mukozi amafaranga azabona mu gihe agiye mu zabukuru aziyongera, bitume akora atuje kandi atekanye, adahangayikishijwe n'ejo hazaza. Ku bakoreshaho birumvikana ko amafaranga batangaga ku mishahara aziyongera, naho abari mu zabukuru bo bazabona amafaranga yiyongereye uhereye ku bafata make kurusha abandi. Ni mu kiganiro n'itangazamakuru gisobanura impinduka, umuyobozi mukuru wa RSSB Regis Runyamacuro yavuze ko guhera muri Mutarama umushahara bajya muri pansiyo babonaga uzazamuka uhereye ku bafata amafaranga make. Yavuze ko hateganyijwe 20% by'inyongera y'amafaranga ya pansiyo yose ayo yatangwaga azasaranganwa uhereye ku babonaga make. Umuntu wabonaga amafaranga make muri pansiyo yari 13,000 ku kwezi. Mu Rwanda abantu barenga 60,000 nibo bahabwa pansiyo buri kwezi. Ikigega cy'ubwiteganyirize bw'izabukuru kirimo nibura miliyari 200 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko rwatangaga amafaranga make ugereranyije n'ibindi bihugu, dore ko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa yavuze ko u Rwanda aricyo gihugu gitanga imisanzu mike ugereranyije n'ibindi bihugu byose muri Afurika. Ati muri Afurika nitwe dutanga make kurusha ibindi bihugu byose. Reka mbahe ingero mwumve ko mu bindi bihugu batanga amafaranga, hanyuma namwe mwumve niba mwemeranya na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa wavuze ko u Rwanda aricyo gihugu gitanga imisanzu mike. Muri Ethiopia umusanzu ugeze kuri 18% na 32 ku rwego rwa gisirikare na polisi.
umukoresha atanga 7%, mu gihe umukozi yitangira 25%. Mu gihugu cya Tanzania uri kuri 20%, ugabanwa hagati y'umukozi n'umukoresha. Uganda ni 15%, aho umukozi yitangira 10%, umukoresha akamutangira 5%. Uburundi ku 10% mu nzego zisanzwe na 15% mu nzego za gisirikare na polisi. Muri Kenya ho ni 10%. Impinduka ebyiri zijyanye n'uyu musanzu zigena ko kutanga hazajya harebwa ku mushahara fatizo w'umuntu, hakongerwaho ajyanye n'icumbi abarwa harebwe kuko umushahara mbumbe, hanyuma hakongerwa amafaranga y'urugendo. Umusanzu w'ubwiteganyirize wakoreshwaga muri iki gihe n'uwashyizweho mu mwaka w'1932. Icyo gihe icyizere cyo kubaho cyari imyaka 47, ubu kigeze hafi ku myaka 70. Isesengura ryagiye rikorwa mu myaka itandukanye, yaba muri 2012, 2016 no muri 2020, ryagaragaje ko umusanzu utangwa udahagije ukwiye kongerwa. Icyo gihe cyose urwego rw'abikorera rubarizwamo benshi mu bafite imirimo rwagiye rugaragaza ko rutiteguye izo mpinduka, ariko ngo igihe cyari iki ngo zishyirwe mu bikorwa. Minisitiri Murangwa yavuze ko uko kutongera umusanzu byagize ingaruka ku buryo abajya muri pansiyo babona amafaranga make, ati abantu bari muri pansiyo babona amafaranga make cyane kuko imisanzu yagiye itangwa ni mike. Minisitiri Murangwa yakomeje agira ati ntabwo twirengagije ko bitoroshye, icyemezo nk'iki kiba gifite izindi ngaruka, ariko no kutagifata haba hari ingaruka ziremereye kurusha kugifata. Twakoze inama na PSF, turabyumvikana, dufata imyanzuro, hanyuma twemeranya guherekeza PSF mu kubishyira mu bikorwa. Yavuze ko hari abantu bikorera bunguka, hakaba n'abandi batunguka. Ababishoboye bazabishyira mu bikorwa, abandi batabishoboye nabo hakareba uburyo bafashwa. Ati tuzakurikirana dufatanyije n'urwego rw'abikorera, abafite ibibazo tubyumve neza tubibafashemo kugeza aho twavuze ko umwaka wa mbere tuzaborohereza, ariko bitavuze ko batishyura, ariko bakishyura bitabagizeho ingaruka nyinshi. Na leta ifatanyije na PSF turebe ubundi buryo twateza imbere urwego rwacu rw'abikorera. Impamvu bituremerera ni uburyo kubikemura ni uko urwego rw'abikorera rukora neza rugatanga umusaruro ufatika. 9% by'abakozi nibo barebwa n'uyu mwanzuro, dore ko abakozi 9% bakora imirimo yanditse nibo barebwa n'uyu mwanzuro w'izamuka ry'ubwiteganyirize, kuko aribo baba bakorera bishyura umusoro n'ibindi. Minisitiri Murangwa yavuze ko icyifuzo ari uko uyu mubare wazamuka, ariko kugira ngo bishoboke bivuze ko urwego rw'abikorera rugomba gukomera kurushaho. Ati impamvu ari 9% ni uko urwego rw'abikorera rwacu rutarakura ngo rubone ubushobozi bwo gukora neza. Impamvu ni uko nta mafaranga hari meza yo gushora igihe kirekire ku nyungu ziringaniye yafasha abikorera gushora neza ngo bakore neza. Kugira ngo bikemuke birasaba ko tubona amafaranga. Turayakura he? Turayikuramo tw'abanyarwanda. Bumwe mu buryo bwo kuyabona ni pansiyo. Umushahara fatizo rero kuva uyu mwanzuro ujyanye no kuzamura umusanzu wa pansiyo watangazwa, kimwe mu byateje impaka nuko wazamuwe mu gihe hashize imyaka irenga 40 umushahara fatizo utarongerwa. Umushahara fatizo urimo cyangwa se urimo washyizweho mu mwaka w'1974 ungana n'amafaranga 100 ku munsi kuri buri wese ukorera abandi. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Christine Nkurikinka yavuze ko kongera umushahara fatizo ari umwanzuro ukomeye ugomba kwigaho mu bushobozi kugira ngo uzagenwa utazagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Ati ni ikintu cyo kwitonderwa kiri kuganirwaho. Uwo mushahara ushyizweho ubureba buri munyarwanda wese ahari, umuhinzi, umukozi wo muri sosiyete ikomeye n'abandi biba bibareba. Yavuze ko gushyiraho umushahara fatizo bigomba kuganirwaho neza ku buryo dushyiraho ikintu kidahungabanya ubukungu bw'igihugu. Birasaba kubigendamo neza ku buryo tuzabona igisubizo kidateza ibibazo. RSSB ni homba, dore ko umuyobozi mukuru wa RSSB Regis Rugemanshuro yavuze ko abibwira ko RSSB ihomba bibeshya. Ati RSSB irunguka ndetse ku rwego rumeze neza. Mu mwaka warangiye muri Kamena 2024 yungutse angarenga miliyari 418 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri ayo yose yavuye mu ishoramari ni miliyari 240. Yakomeje agira ati
ndagira ngo mumurize abanyarwanda, RSSB ntabwo ikorera mu gihombo, irunguka kuva mu mwaka wa 2019 2020 kugera mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2023 2024 umutungo mbumbe wa RSSB wiyongereyeho 15% buri mwaka. Umutungo wayo bubarirwa muri miliyari ibihumbi 2,600,000,000. RSSB yihariye 15% by'umutungo mbumbe w'igihugu. Ayo mafaranga ari mu mishinga ibyara inyungu no mu bigo bitandukanye, ibyo birimo nk'iby'imari ifitemo imigabane nka BK, BRD, Equity Bank, Sonarwa, isoko ry'imari n'imigabane na RNT. Ifite indi migabane kandi mu nganda zirimo nka Inyange, Horizon Sopirwa, Bralirwa n'izindi. Nicyo kimwe no mu mahoteli nka ifite imigabane muri Radisson Blu Hotel, Convention Center Kigali, Akagera Games Lodge, Epic Hotel ndetse n'izindi. Rugemanshuro ati nujya muri KCC uzajya uvuga ko iwawe ni yanyu, ni y'abanyamigabane. RSSB ifite indi migabane mu bigo by'itumanaho nka MTN na Kate Rwanda, inafite imigabane mu bigo by'ubwubatsi nka UDA yubatse umudugudu wa Vision City n'uruganda rw'amatafari rwa Ruriba. RSSB yihariye 6.33% by'imirimo yose iri mu gihugu, kuko ibigo bifite imigabane bitanga imirimo irenga 226 nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya abivuga. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona mu mashusho mwabonye, harimo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa wavuze ko kongera umusanzu w'ubwiteganyirize byatinze kuko urwego rw'abikorera rwagaragazaga imbogamizi z'uko rutiteguye kubishyira mu bikorwa. Mwabonyemo umuyobozi mukuru wa RSSB Regis Rugemanshuro wasobanuye ko umutungo w'ikigo ayobora ucunzwe neza kandi ko cyunguka. Mwabonyemo Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Christine Nkurikinka wavuze ko kongera umushahara fatizo ari umwanzuro ukomeye ugomba kwigwaho mu bushishozi. Hano mukaba mwabonyemo n'impinduka zemejwe zigamijwe gufasha abari mu zabukuru kubona amafaranga yisumbuye kuko yo bafata no gushyigikira ishoramari rikorwa bidasabye kuguza mu mahanga. Nguko rero nizere ko mwakurikiye aya makuru kandi mukuyemo byinshi bitandukanye. Byumvishe ute, ubibonye ute? Urame igitekerezo cyanyandikira muri comment kandi like ukoresha, nibagirwe no gukora subscribe kana kwa n'amagambo yanditse mu subscribe n'imbere izina On Time TV aritaza akamyeso k'inzogera na kuga kandi aho wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Urajya wakira ubutumwa bugufi bukugezaho amakuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. Hano nabonye na Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente nawe yaje kuba yerekana ibyatuma ubucuruzi bwa Afurika bwaguka kurushaho. Ni Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yavuze ko kwifashisha ikoranabuhanga mu gukora inzitizi zidashingiye ku misoro no gushyiraho gahunda zo koroshya urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abacuruzi ku mipaka ari bimwe mu byatanga ibisubizo ku bibazo byinshi bikibangamira ubucuruzi ku mugabane wa Afurika ndetse bikanashyiriraho umwuka mwiza ababukora. Ni ingingo yakomojeho kuri uyu wa kabiri Ukuboza 2024 ubwo yatangizaga inama nyafurika yiga ku iterambere ry'ubucuruzi ku mugabane Africa Trade Development Forum, ifite insanganyamatsiko igira iti guteza imbere ubucuruzi binyuze mu ikoranabuhanga ryo guhanga udushya. Ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika buracyari hasi cyane ugereranyije n'indi migabane nka Aziya n'Uburayi, kuko bungana na 16% gusa by'ubucuruzi bwose buhakorerwa. Ubucuruzi bukorerwa ku isi yose, Afurika yari bungana na 2.8% gusa, biterwa n'icyuho mw'ingano y'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Hagaragajwe ko mu gihe gahunda y'isoko rusange rya Afurika AfCFTA ryashyirwa mu bikorwa nk'uko bikwiye, ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika bishobora kuzamuka ku rugero rwa 50% mu mwaka 2023. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente akaba yavuze ko kugira ngo ubukungu bwa Afurika butere imbere, ibihugu byaho bigomba kugendana n'ibihe bikanisanisha n'urwego rw'ubucuruzi rugenda ruhinduka bitewe n'ikoranabuhanga rishya. Avuga ko gushora imari mu ikoranabuhanga muri Afurika atari amahitamo ahubwo ari ngombwa. Ubwisanzure mu ngendo z'abantu, ibicuruzwa na serivisi niyo nzira zatugeza ku kubyaza umusaruro amahirwe yose y'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika. Mu rwego rwo kugera kuri iyo ntego, gukoresha ikoranabuhanga mu gukuraho inzitizi
shingiye ku misoro no koroshya urujya n'uruza ku mipaka ni ingenzi cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bucuruzi n'iterambere UNCTAD rigaragaza ko kwimakaza ikoranabuhanga byunganiwe n'amategeko yorohereza ubucuruzi bishobora kugabanya amafaranga akoreshwa mu bikorwa byabwo ku rugero rwa 25%. Ngaho nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV dukomeje kugenda tubagezaho namwe mu makuru yaragizweho muri kano kanya.